ikibazo cy'ubushyuhe. Urimo urava? Umugira umurava? Yego. Izina rya Yesu. ahubwo yakundaga umumagariye mama se kuri aya manywa ntabwo wamubona barasinziriye ako se ntiyanakanguka ntacyo wamagariye nari kuramo password Uwiteka Imana data wa twese Imana iraka Imana ikiranuka Imana Uwite turakanza agasuzuguro isengesho rirakomeje inshuti zanjye ngambonye mu mataniya wanjye niririje inshuti dizi sorry shari ngaca rusuhuza abakunzi bacu ndakize sha situwavuguruje imigambi ya satani aranyica pe umudamu ararembye arambwira ati genda ubwo uraza kumvugisha duha ishusho rero usohotse ute kuko jye nakubonye ahisemo n'amafaranga yo kundwara arambwira atakira amafaranga nimugire ikibazo muyakoresha amafaranga ko ari menshi Iti inshuti aya nayange shaka Ngwiki nubundi ngurire makuru Ngo nimugire ikibazo muyakoresha yarambwira atakira amafaranga kwa muganga dore inshuti rero amasegonda mugire ibihumbi 10 ko komeza uyabare nta amafaranga ni menshi kwa muganga se mituwele nizivuriza ayo mafaranga mise nyafata ndavuga ibihumbi 30 bire birarenga izi rero nizo nshuti shamba mbavu ahisago gwiki ahita ambwira ati fata amafaranga ugende nimugire ikibazo muraza kumbwira mise nzaniruka nkibona nyinjira hari uhita uyashyira aho ngaho kuri bibero y'umwana ariko urukundo ko rudasanzwe mana we none mwiriwe neza inshuti zacu nkuko mumaze kubimenyera ni Radio TV Show 1 Sandrine ntahari hari impamvu yagize yatumye ataboneka inshuti zanjye hari umushuti wanjye ni inkoramutima yanjye yego ngiye kumukorera pranka ndagira ngo mbereke nyine ushobora kuba utuye mu mudugudu abavandimwe ababyeyi bari kure ariko jya ugerageza ugira umuntu wawe wa hafi yego ugira umuntu wawe wa hafi ndi mu rugo nyine niyo mpamvu mwumva hari urusaku rwinshi yego namuhamagaye mubwira ko ntameze neza ndembye ndaje rero mbereka ukuntu ari bubyitwaremo arahangayika urumva mbwirira uyu mwana ntace hano ro zenguruka ku ntuzi zenguruka inyuma okay yego muri hangana nyine urumva ko nyine arahageze araje yegwe ukuntu ari inshuti yanjye magara wa wundi nshobora guhamagara saa 8 z'ijoro ntitaye ngo ari kumwe n'umutware mu kibazo cyose nagira ni inshuti yanjye pe ndamubashimiye mutesheje imirimo yararimo ariko aranyica nayo nigira nuko ari agashuti kanjye twitana impanga ni impanga yanjye pe ni wa wundi mba numva nta kintu namuhisha nawe nta kintu agira ampisha mbese ni magara kuri nimero ye muri telefone yanjye handitseho ngo inkoramutima nafungura igipangu ndahita mwumva kamubaze numva hageze nimero ye handitseho inkoramutima
nimero ye ngirahuze we azi ko afite indembe kanumva hageze ubu niteguye kuremba waca hano ukaba wivugana na papa wacu hariya ku irembo nta kibazo yego cyangwa wowe ubu nisohokeye kugira ngo mudahurira nsohoka mu nzu kuva iwe uzi wanjye harimo akagendo mana ndamubeshye ni ukuri mana imbabarire kandi nawe mbabarire ukiriye wacu yanze kunyitaho icyo nzi cyo ni uko bari yaza yiruka no be do ndi mu kiganiro mwana wa sibyo ntuze mu nzu ngiye kuwugira ngiye gukorana mu mataniya niwumva yinjiye ntuhite uze uburetse sinyo matani shawe ugeze kwa Benwa ari kwiruka ndahuye ahui ndembe ndaha umurwaza wanjye agiye kuza ubushize mu minsi yashize nararwaye nagize ikibazo cy'uburwayi bukomeye pe ndarwara ndaremba nabonye inshuti biri bunanire ntabwo watinze amujye meze bite shawapi atani wapi none se ni mu nda n'umugongo simpagarara Yesu we ngwino wicare hano wicara numwereke nijoro rero narose ngo mbona twagiye gatonde usenga noneho ngo njyewe na Feregisi ngo bahinjiraga abantu bahaye agapapuro kabemerera kwinjira ngo batubwira ngo imyanya ni mikeya ngo bamwe barasenga muri iteraniro ngo abandi bazasenga ku cyumweru gitaha ngo ngiye kubona abantu twe duhaganye njyewe nawe na Feregisi n'abandi bagore ngo ntuzuriya pasiteri mama Sabine niwe watanga utwo dupapuro ndaraza guhereza agapapuro yinjira avuga utaho Imana ishimwe njyewe napfa rero karaje urumva ibyanjye byarangiye yarangije ngo muri ijoro ngo njye na Feregisi batubwira ngo mwebwe ntabwo tugenda ngo tuzasenga ubutaha ngo nimutahe sha ngo ndababara ngo nawe urangije avuga ati iteraniro rero ntabwo ndi burisenge mudahari rwose we na Feregisi muratashye nanjye sinsenga birangira Feregisi ngo ngiye ko nambona afashe moto aranansiga ndavuga neze waretse bakadutendeka ati hoya ati nyuma hari yawe moto irakujyana natambitse n'amaguru ngiye ko nambona ngo musanze ahantu mu nguni ndi kuzamuka nta ngo wicaye uri muri ngo urambwira ngo iteraniro utarimo ryananiye kurisengamo byanze ndakubwira ngo haguruka twitahire ngo ndagufata turavuga turigendera kadusenga tugiye kwa muganga niko muganga ndagerayo ntekoko ahamagara moto ndapfuye
isana ryayo dushaka imodoka zimamuje kadushaka imodoka ntabwo n'amabi papa Rusi ari kumwe na Ndura niwe umuntu rero umufasha ibintu byo mu kazi none se yaje tukavugana akatugahamagara imodoka tukatugeza kwa muganga urabona moto iri buyiceho bigakunda papero waje nkakuvugisha waje nkakubwira muhorere ngaho byuka tugendere muhorere ngaho byuka tugendere indangamuntu yawe iri hehe Solange arengamo ibintu za Solange arengamo indangamuntu ngiye muri telefone indangamuntu iri muri telefone reka rero duhamagare moto karame nta kibazo yansobanuriye mamero we ndi guhamagara moto karame ntabwo nzi ko ari amahoro shamani bitabare kabisa ngiye kugira cya kibazo cy'ubushyuhe urimo urava umugira umurava yego izina rya Yesu ahubwo yakundaga umamagariye mama se kuri aya manywa ntabwo wamubona barasinziriye ako se ntiyanakanguka ntacyo uhamagariye nawe kuramo pasiwadi tubanza dusenga Uwiteka Imana data wa twese Imana iraka Imana ikiranuka Imana izetureka se umwana wacu Yesu Kristo masaha agize kugira cyane bugufi imbere y'amaso yawe mwana w'abantu n'ingabo uri Imana iraka ikiranuka uri Imana izigirwa n'abera ayo masaha n'abasohoke kumusabira gutanga Mana data wa twese natwe dutunganye Mana n'umutegende wishimye naho wangaye n'ingarukiye mukunzi babazi zawe n'izingaruka ko amaraso niyo kumusabira gutaka Kristo inyuma mu izina ryawe ryiwe rifite ubutware witeka aya masaha ubana kumwe nanjye nyir'ingabo mu izina ryawe ryera Kristo amaraso y'umwana w'intama w'Imana abanza kukumande aho wangaye ungarukire mukiza imbabarire ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware imbabazi z'Imana zikugaragara ko aya masaha duciye bugufi cyane bwiza bw'Imana butubonekeho bendera rye ryongere kuzamurwa mu izina ryera rya Yesu Uwiteka uri Imana irakandi gakiranuka aya masaha mwami wanjye mwemerera ubwiza bwawe bwongere bugaragaze Mana nyiribihe nyemerera ineza yawe yongere iboneke mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami nyir'ingabo hari icyo wavuganye natwe Kristo unyemerera aka kanya wanga ubusabe bwa Satani mu izina ryera rya Yesu nahumurije imigambi y'abadayimoni nanze urupfu rutunguranye mu izina ryera rya Yesu Mana ongera iminsi yo kubaho reba bavugisha umwitegereze nyemerera mwongere iminsi yo kurama mwami wanjye turinde amarira no kwikunda amaboko turinde gukorwa n'isoni Kristo mu izina ryera rifite ubutware Mana data wa twese nyemerera tugamburuza izi nama z'ikuzimu ibyo mu izina rya Yesu shahu mugiraga amena ndakize sinya Uwiteka we wongera ugira ukuntu bigenza kuko uri Imana yumva gusenga no sheri ni frank
ni prakashu uwite turakanza agasuzuguro isengesho rirakomeje inshuti zanjye ngambonye mu mataniya wanjye n'uyu nababwiraga ushobora kuza turacyari umuntu ni inshuti nziza inshuti yanjye ndi muzima shahu ndakomeye kurusha ahise ashyiramo agatambaro I'm so sorry yanabwiye abantu ko mfite inshuti nahamagaye abantu benshi ariko shani wowe nyitabye niririje inshuti dizi sorry shari ngaca rusuhuza abakunzi bacu ndakize sha si twavuguruje imigambi ya satani aranyica pe dore kamera ngiriya hari dore kamera inshuti zanjye natangiye mbabwira ngo abakozi ko wanjye nguyu ndasuhuza inshuti zanjye abakunzi ba Ladies TV Show 1 uyu muntu ni inshuti yanjye mama rero ni inshuti yanjye yakadasubirwaho ntabwo nzi uko nabivuga ari ibikunda nuko Imana yadusha ikintu gikomeye cyo gukingura ngo mu mutima w'umuntu mama mugisha ikibazo cye nyigira icyanjye kuruta uko we bitekereza ndabizi sheri ndabizi utangiza uyu muntu ni inshuti yanjye ni inshuti nziza ushaka kumumenya natwe ibyo ushobora kumva ahandi ku ruhande iki n'iki wumva ushaka kumenya Mukangarambe Fortune wa nyawe uzanyegere niwe muntu nzi ikibazo cyiwe aragifata akakigira icyanjye iyo umwana wanjye ari kumwe nawe mba numva ntuje nyine mba numva ari nkaho nakamumusigiye mama ntabwo mbizi nguyu yari pranka nabwiye abantu ko mfite umuntu w'inkoramutima ariko rugo kugira ngo ndire warukumbuye amarira yanjye ndagufatishije barambwiye ngo ntabwo waza kuri kamera warukumbuye amarira yanjye pe imbere rero y'isi yose imbere y'abanyarwanda abarundi abakongomani abatanzania abanyakenya nkunda mama mugisha kuruta uko abitekereza mana nyiribi kangahe warukumbuye amarira yanjye uranumbuye dore icyokere yabize icyokere kubera kuza yirukanka sheri wakoze nanjye ndagukunda mbivuze imbere y'isi yose mwakoze cyane rero kubana nanjye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwige kubana n'abantu bose mu mahoro hari ikiganiro twakoze tuvuga ku mumaro wo gusenga mubonye ko ni umukristo araje imbere y'ibindi byose ngo reka dusenge sheri umubyeyi mwiza mwakoze cyane rero kubana natwe amahoro y'Imana akomeze kubana namwe turabakunda cyane naho ubutaha ciao ciao sezene inshuti zanjye sha inshuti za mama mugisha namwe ubwanyu bamubegereza mwamukunda kuruta uko mbibabwiye nabo bankunda kuno mu murebe inyuma imbere ni heza kuruta inyuma hiwe ko tukureba inyuma gutya tukagukunda ariko imbere muri wowe ni heza kuruta ino vizaje y'inyuma ndamukunda nawe ari wowe wamukunda ni umumama mwiza ni inkoramutima ni umubyeyi mbese oya ahubwo mbere yuko musezera abantu hari ikintu ngiye nshaka kumenya sibyo kandi kinantangaje nubwo tutafashe ishusho ye ari kuza yiruka wari kwibaza ngo habaye iki turagira ngo dusobanurire mu by'ukuri bwa mbere araguhamagaye yego uramwitaba wari uri he wari uri mu duki kugira ngo ugeze aha wiruka gutya duhe iyo shusho bwa mbere nari ndi mu rugo
amamagara hari imirimo nayo ndi gukora yo mu rugo arambwira ngo ndarembye mu buzima bubaho icyo yamamagara ndi gukora icyo ari cyo cyose ngomba kukireka mpita nyihorera kuko numva umutima wanjye uhangayitse kuruta uko nabikubwira nta mahoro nakongera ubonye telefone ye uritaba bisanzwe wumva arakubwiye ati ndarembye arambwira ati ndarembye kuko yamamagaye naye ndi gutekereza kumuhamagara bwa mbere wari uri no gutekereza kumuhamagara narindi gutekereza kumuhamagara ubundi yagiye duhamagarana bikagongana namuhamagara nkabona ngo iri bize naza kumufatisha cyangwa yamfatisha akamwe ngo naguhamagara nkabona iri bize yo kuko nabanze ntuma n'akana hano mu rugo Queen yaje hano wow undi Queen nuwe urumva Queen avuye hano ndamubaza nese mama ro yari mu rugo ngo nago mubonye nyine ni umwana kandi tunahurirana sasa ako Queen azogeye noneho ndamubwira ni rero ndimo nekeza kumuhamagara ariko mu kanya ndamuvugisha mpita mbona aramamagaye bwa mbere biracikira nitwumvikana ndavuga ni mama ro yiburi yari ubwongera mu bwa mbere naguhamagaye nshaka kukuneka huri umbwere ngo uri mu rugo ndamugandaje nongere nguhamagara umamagaye rero misembwira umugabo nindagiye nawe yarari mu rugo umugabo ari mu rugo shararumirwa pe arambwira teze ugiye kurama mugisha arambwiye ngo ararwaye nta kindi ambwira mbwira ati karabugenda kuko yongeye kuguhamagara uvuga ko uri muri dushe ndi muri dushe ndimo nkaraba mise naguruka ndambara ndiyambura njya muri dushe ndakaraba bazi arakomeza aramamagara n'ubu ndi kwambara mbwira umugabo ni mudamu ararembye arambwira ati genda ubwo uraza kumvugisha duha ishusho rero usohotse ute kuko njyewe nakubonye ahisamo n'amafaranga yo kundwara arambwira atakira amafaranga nimugire ikibazo muyakoresha amafaranga ko ari menshi Iti inshuti aya nayange shaka ngo biki nubundi ngurire ngo nimugire ikibazo muyakoresha arambwira atakira amafaranga kwa muganga dore inshuti rero amasegonda ibihumbi 10 komeza uyabare nta amafaranga ni menshi kwa muganga se mituwele nizivuriza ayo mafaranga mise nyafata ndavuga ibihumbi 30 birarenga izi rero nizo nshuti shamba mbaba ahisago wiki ahita ambwira ati fata amafaranga ugende nimugire ikibazo muraza kumbwira mise nzaniruka nyibona nyinjira hari uhita uyashyira aho ngaho kuri bibero y'umwana ariko uru rukundo ko rudasanzwe mana we noneho rero ndashaka kugaruka kubera icyo uje wiruka nk'umwana kumutuma umwana uti zana isabune cyangwa buje umuriro ubuze kwa runaka yakomeje kumamagara kenshi ku kibabi akomeje kumamagara kenshi ntago ariko ajya kunda kumamagara aramamagara rimwe yabona namufasha akanyuzamo akanya kihangana ariko amamagaye budakuraho mpise numva ko afite ikibazo nyine kiri rijanse cyo gikomeye kitoroshye kumamagaye bwa mbere akongera bwa kabiri bwa gatatu nahise numva karembye ariko mana ndavuga ni basi nese mubye usanzwe usenga mu buzima busanzwe ndo mu Pentecote uba muri korari ukora uhe murimo mwitonde ndo muririmbye akaba n'umunyamasengesho rero mbere yo kujya kwa muganga mbere yo kugira ikindi cyose dukora tubanza kubwira Imana ngo tujye imbere ugeze aha rero ntiwitaye ku bindi kamera yari iri hariya nubwo amashusho bari kubona atari neza cyane nk'iyi dufashe bwa nyuma ugeze aha ikintu cya mbere uhise utekereza cyangwa ubonye ukigera aha ni igiki ni umurwayi wawe cyangwa hari ibindi wimajine nta kindi ntekereje ninjiye aha mbona araryamye ariyoroshe kuko nzi ko n'ubundi iyo afite ikibazo akunda kwiryamira hano ndamubwira ni mama ujya ibite ati reka reka ndarembye nta n'ikindi ntekereje sinanamubwiye ngo umwana ari he simubajije ikindi mise maze turajya kwa muganga dute arambwira ati ntabwo mbizi ndamubwira reka tubanze dusenge nitumara gusenga duhamagare moto cyangwa dushaka imodoka tujye kwa muganga ko wari utangiye guhamagara umugabo we mpamagaye papa royi ngaze twumvikana uburyo niba ari imodoka tugiye guhamagara nicyo wari ugiye gukora nayo ngiye gushaka taxi voiture ngo nimara gusenga ibiza tujye tujya kwa agushubije ngo iki arambwiye ngo araje ari umuntu ari kuvuga kandi ngo yari iki kubera ko agiye utanziye wari guhitumva ari byo hanyuma rero reka turebe mu by'ukuri wenda ubyumva kurushaho kubera ko uri umukristo ariko duha ishusho wenda iby'ubukristo ubanza ubishyire ku ruhande urukundo kuri wowe ruvuze iki urukundo nduha agaciro urukundo ni ikintu kiremereye
benshi ntibaruha agaciro abandi barugize business ariko kuri iki kuko urukundo ni ikintu nanjye ubwanjye ntabasha kugusobanurira ariko muri njyewe iyo ngukunze nkuko nkunda Mama Mugisha numva buri kimwe cyose sinkundira ikisha Mama Mugisha ese ubaye amafaranga yari kuzagaruka yari kuzagaruka kugira gute kuyamwishyura ni urugero 30,000 umugabo ahise anamuhati genda ntimugire ikibazo ubwo nyine birumvikana umuntu urwaye nkuko yakubwiraga yari taxi fatire kandi uvuye aho ibitaro biri hafi n'Inyanza nago yabura kuyaryayo yose ifatire yahiti yafatira rimwe ubundi ubwo mu byukuri tukiri kuri ako kantu uvuze uti urukundo rufite agaciro ariko ubundi ayo mafaranga yari kuzagaruka yo amafaranga ntago nyitaho kuruta uko nita ku muntu yo kuri Mama Mugisha niyo wambwira uti iyi nka yizane tuyitange twayigurisha ariko nkamubona ahagaze gutya ari muzima ariko mana ari n'ibintu bikunda pe kuko nshobora kubikubwira ukumva ko ari ukwirarira cyangwa se ari ukwiyemera kwa kundi oya pe kuko njye mvuga ikintu kindimo ntabwo namubeshya ngo ndamukunda kandi muryari bidahari sinshobora rero ikintu icyo ari cyo cyose cyasabwa ngo nitange Mama Mugisha amererwe neza nagikora wagikora akose izi komantere murazandika mute nagikora ikintu icyo ari cyo cyose nguyu kuko namubonye mu bunyangamugayo nari nkene ni iki cyariho kikuriza rero mu kanya narindi kurizwa n'uburyo nabonaga aryamye arembye mu buzima noneho araho utangiye gusenga arakurogoya akubwira ngo ni plank mu mutima wawe nk'ishusho icyo washyize njye numvaga ari kumbeyo ntabwo numvaga ko ari muzima wisuvuga ahubwo abadayimoni batangiye gukora ntabwo niyumvishaga ko akize nk'uko abimbwiye kuko mu minsi tumaranye hari igihe ajya ambwira ngo ararwaye nkanabibona pe hashira akanya akambwira ati nakubeshyaga ndi muzima kandi arembye rero akantu ko kwihagararaho muri we arakagira ntabwo ashaka kurwara ngo agukure umutima kubwa ati byanze ahubwo arakubwira ati ndakomeye nta kibazo ndi bugire kandi muri we imbere afite ikibazo rero numvaga ashaka kugira ngo ampumurize kuko yabonaga ko ntangiye kurira avuga ati reka mukarume yo gukomeza ko nawe tuyakwiza no kugenda arira ibi bivuze iki rero kuba yakubwiye ati nahamagaye abantu kugira ngo nyine mba challenge ndebe uko bankunda ariko nimero ya harizo yahamagaye ntizanyuramo ebyiri avuga ati n'ubundi nagira ngo numve kubera ko ndabazi uwo nshaka ndamuzi reka uze wumve ndigira urwenya abaraguhamagara hanyuma turebere hamwe sibyo hari ukuntu umuntu agukunda ariko akagukundira ibintu so mwamuturanye atuye mu rugo rwiza rufite uko ruhagaze haba mu myubakire imirire yaho ihagaze neza bakora akazi karyoshye ukabakundira icyo sibyo kandi mu by'ukuri tuvugishije ukuri ni umuntu usanzwe nkurikije uko umubona ngewe nyine nk'umuntu ufite ijisho rireba ni umuntu usanzwe si umukire si n'umukene ari aho nyine urabona ko ari aho arashima Imana mu magambo make wowe ikintu nyirizina gituma ukunda uyu mudamu ubwo n'urugo rwe muri rusange ni igiki ikintu gituma nkunda Mama Mugisha n'umuryango we yego nimba mutima zanjye zose Mama Mugisha ntago ari umubyeyi ushobora kugira ikibazo cyo kumugisha inama kamaze utese ko mbona mu buzima busanzwe bimeze gutyo nkora iki ntabwo akuroha arakubwira ati kora gutya na gutyo ikindi cya kabiri akakubwira ati tugikore tunasenga waca mu nzira iyi n'iyi kugira ngo ureke iki kibazo wagisohokamo kabiri ukabifashwamo n'Imana nshobora wenda nk'ubuzima busanzwe nshobora kuvuga ngo mfite ikibazo cy'amafaranga akambwira ati nta mafaranga mfite akano kanya ariko hari uburyo ushobora gukora mu byawe ufite ukabona amafaranga ugakemura ikibazo kandi n'Imana yagushyigikiye rero ni umumama nshobora gutabaza nanjye ngize ikibazo nkamubwira simpari gera mu rugo ndebere akinjira mu rugo rwanjye atitaye ngo hameze gute
ariko madamu ukiri aho ushobora no kuba ufite n'urugo rwiza kubona umugabo wawe nawe ahita arekuriza inoti n'ukuntu inoti iki ni ikimenyetso cy'urugo kabisa wenda bisanga kuri icyo ngicyo cy'urugo rwiza ntabwo njye navuga ko aricyo kibibatera cyangwa kibibateye kano kanya yego aha nyine hari umuririmbyi waririmbye ngo hari umuntu muhura akakurutira abandi wenda si uko ntafite izindi nshuti nawe ngira ngo mu buzima busanzwe nyine umuntu wese agira inshuti ariko habaho wa muntu ugukunda ntacyo agukundiye nyine akagukunda pe yego kandi rwo numva ari narwo rukundo ubundi nkuko urwo rukundo warubona ya definition ubundi kuko ndabizi neza ko ari mu bantu nshobora kugira ikibazo akaba yajya no mu ideni kubera jewe kandi nanjye mba numva rwose Imana simbizi hari igihe hagiye kamera izagaruka aha utubazo twa nyuma nka dutatu nibariza uyu mubyeyi mama Mugisha we ndamubaza ka nyuma nta kibazo hari abantu benshi bavuga ko bakunda abantu akabasha kubikora kuri message akakwandikira kujya kwandika biroroshye ni nk'umunwa ngo wubaka etage vuba ariko rimwe na rimwe waba ugize ikibazo bya bindi wabonaga kuri message ntibyongere kugaragara ikibazo ni kimwe wowe nk'umukristo nk'umuntu ufite urukundo noneho utekereza ko ubundi bikwiye kugenda gute nimba ubwira umuntu ko mukunda koko nkikubwira ko ngukunda ndabikugaragariza atari ngombwa ko wowe ubinsaba kunkwereka ko ngukunda ni urugero niba ngukunda kenshi nshobora kugutungura mu kintu utatekerezaga ko nkora cyangwa se nakora ukabona ndagutunguye kabiri wampamagara ukambwira uti ndagukeneye mfite ikibazo iki n'iki mu mbaraga zanjye nkeya mu bushobozi mfite nkahaboneka ntitubana ari uko uri mu mahoro ngo ngukunda ari uko unezerewe umerewe neza ejo nugira ikibazo nkujye kure akarenge nagendaga iwawe ngahine muri cya kibazo ngifata nk'icyanjye mu bushobozi bwanjye bukeya mfite nkagufasha ikindi nkanasenga kuvuga ni nubwo ufite ikibazo wenda urugira ikibazo cy'ideni nibyo rikunda kuzengereza abantu abana bafite amafaranga makeya 30,000 ese wabifata ukagenda ukaba ubyifashishije nkabiguha ntategereje izindi nyungu ejo uzanyungukira cyangwa akazakwishyura nkayaguha nyine nguhaye kandi nkaguhana n'umutima wanjye ubikunze singuhe ngo ndakugurije ndaguha nguhaye ngufashe kugira ngo usohoke muri cya kibazo umubano wanjye nawe ukomeze cyangwa se urukundo ngukunda ubwo ninjiye mu kibazo cya kabiri urukundo ni ibikorwa cyangwa ni amagambo urukundo ni ibikorwa kuko amagambo nshobora kuyakubwira urukundo rwo ku munwa rurarangira niba ngukunda mbikubwira ariko nanabikugaragariza ukabishimangiza ibimenyetso byo kugaragaza ko ngukunda kandi nkagukunda mbikwiye akayo mafaranga ongera ubara ayo mafaranga ya mafaranga nibi kindago ndi kubyumva kuri kino kintu umuntu ashobora kubwira ngo aragukunda akaba yafatana mikoro nk'uko washaka nkahagara mu isoko nkabivuga ko ngukunda ariko ejo wampamagara nk'uko uti mpuye n'ikibazo batari ibintu ndimo bivuze ngo rero niba koko ukunda umuntu kora ntabwo gukora ntitwumve ngo nuko azanye wenda aya mafaranga ariko nayo ari mu bikorwa niba yumva ko tugiye kwa muganga ashobora guhita yibaza ati wenda we ntiyari yiteguye hari utwo mfite reka ntwigeze hafi mu gihe habaye ikibazo umurwayi wanjye yitabweho urabyumva bivuze ngo biri muri bya bikorwa no gufata umwanya wawe ukitanga abantu bajya bavuga ngo igihe kirahenda akavuga ati ndetse ibyo narindimo sindebye abana aho mbasize icyo nzi cyo nuko njyanye umuntu ku bitaro bivuze ngo urumva yarampaye igihe cye n'umwanya we nibyo bya bikorwa
hari ushobora kumva ngo urukundo ni ibikorwa ukumva ngo nzamuha amafaranga ndamukunda ushobora kumuha amafaranga ariko ntagire icyo amarira nase afata kariya kana akagaha amafaranga atakirashyira bamugisha ndumva arembye mu by'ukuri amafaranga yamfasha iki yego bivuze ngo urukundo rero rurakorwa ntabwo ruvuga dusoreze kuri iki rero wowe nka mama Mugisha wari ugiye kwigisha iki sosiyete uzi ikintu nari ngamije kwigisha sosiyete tunatangira nabivuze twige kubana n'abantu bose amahoro yego unarebe nabo ngira ngo wabibonye dufite mikoro hariya hari umupapa waciyeho arebeye hari muri garage ahita akingura arinjira yego iyo tuba dufitanye ikibazo ntabwo yari bwinjire hano yego nubwo nabashije guhamagara mama Tania suko ari we nshuti mfite wenyine nagira ngo mbaho urugero mama wanjye ari kure barumuna banjye bari kure basaza banjye ariko mu gihe nshobora guhura n'ikibazo runaka hari umuntu nahamagara hari umuntu nabwira ntisimbukira iwanjye bambwiye ko inzu ihiye sintinye ko none uvuge make akomana bareke yiririre umubyeyi ni muzima kabisa ukavuga uti Imana yaguhaye umugisha w'urukundo kabisa ni byiza pe urabyumva misango ukavuga uti aho ndi mu mudugudu aho ndi muri quartier ese mbanye nte mu gihe nahura n'ikibazo nabona uwangeza kwa muganga mu gihe umwana wanjye wenda yarwara no hari buretse akantu ko muri quartier ese muri quartier ahantu mbanye nte yego hari umuntu nibura nagirira icyizere cyangwa nava abantu muri kurira nkanjye mwihangane n'ukuri sinzi kabisa byumva ikintu rero ngamije kubereka najya ngo nibura yego ntabwo nanone Bibiliya iravuga ngo inshuti nyinshi zisenya umuryango zisenya urugo ariko gerageza muri kwa kurinda urugo rwawe ariko ntibitume ubura umuntu Yego hari umumama w'umushuti wanjye nawe nzamubazanira amameroyi ndamushuhuje niwe ujya ukunda barakoga ati ibintu bikomeze n'ubwo ajya akunda gupostinga ifoto yanjye akandikaho ngo umuntu mu bantu yego bivuze ngo gerageza muri ba bantu ushakemo umuntu yego ubwo rero mfite abantu mu bantu n'uyu nguyu arimo mwana we mameroyi niwa mama twahuye turi kumwajyanye umwana kwa muganga yego ure warese nayo ko nuko mukoresha yaragiye kwa muganga ariko sheri nawe ubutaha nzagufatira hano dusigira abantu message bwa mbere ngushimira ku isomo ryiza uhaye umuryango by'umwihariko abakurikira YouTube channel yacu Ladies TV Show ariko hari n'abandi bashobora no kuba babibonye batari banayizi yego muduha ibitekerezo mukuyemo iki yego muri iyi planka ariko nanone no mudamu ntago muzi n'ubwa mbere mubonye ngewe ino ndahagenda rimwe na rimwe ariko n'ubwa mbere mubonye ntagasanzwe kubera ko hari ibintu bibiri nshaka kuvuga wenda n'udukurikiza kuririraho icya mbere cyo nuko mbonye ko ari inshuti mu kinyarwanda ubundi bayita inshuti yakadasohoka yego muri telefone yanjye nimero yanditseho inkoramutima inkoramutima hari akantu mwigeze kuvuga muti hari igihe communication ibaho nabandi gutekereza kumuhamagara nkabona telefone ahubwo ihise ihamagara najya kwitaba nkasanga niwe ni ikintu kiza kandi ntekereza ko ntago ari ikintu ukora ni communication Imana iba yarashyize mu bantu cyane ko abantu mudasobanukiye iby'urukundo nimba mukunda Imana itegeko riruta ndiyo mategeko ni urukundo mubyeyi rero mu izina ry'uyu muryango turi kuvugiraho kuri yicana ntabwo nababwiye ukuntu twamenyanye ngenda gushimira reka bikubwire mu ncamake ukuntu namumenye kanyuzemo no yego jewe we yarasanzwe atuye ino twe tuzi no nyine kubera impamvu z'akazi k'umutware yego nagiye gusenga twahageze bahari nko kwa kangahe twageze mu minsi y'imibyizi atari muri weekend yego atari muri weekend ku cyumweru njya kuri eglise hanyuma kuwa gatatu nsanga bagira amasengesho yego noneho ndangije ndamubona mu materaniro kwa kundi ushobora kubona umuntu nyine umuntu mu bantu mubona mu materaniro ndavuga nti uko biri kose
urumva nyine mu rusengero barimo abantu benshi ndaranganya amaso ariko ndavuga nti uriya muntu hari ukuntu mwiyumvisemo dore nguyu namusanze hanze ahagaze n'abandi bamama batatu yego ndamwanda gushaka gutyo gusa yego ndamwandima nimero yawe ese urayishakira iki ndashaka ko twajya dusengana ayiwe ngo kuko twahuye ntabwo navuga ngo twahuriye mu isoko wenda ngabone ndi nta bintu byinshi yakubajije oya nta bintu byinshi yambajije yahise ampa nimero hashize arambwira ati kuwa kabiri tugira amasengesho ntituzavugana ngaha aho byavuye urumva rero ubwo hashize igihe kingana iki imyaka hafi 3 imyaka 3 ntaramubonaho ikosa tutaricarana ngo dusabane imbabazi ngo mbabarira kuri iki mbese ni ya nshuti yitwararika inshuti azi gukunda mbese muri make azi gukunda icyo ari cyo kandi nawe arakunditse ndagukunda sha akoze nanjye ndagukunda bebe mwanyumvise kandi n'imitoma umutoma wa 2026 avuze ko iki ndagukunda bebe tugomba kujya twihakeya tugomba kwikunda ukihakeya nta mpamvu yo kugira ngo isi tubuze amahoro natwe tuyibuze bari badukurikiye mwakoze cyane namwe muduha ibitekerezo kuri iyi ngingo like share na comment nawe utarakora subscribe please kandaho nakoze rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe